ati Dashimo uzangire inama, hari ingeso mbi zimwe na zimwe ngerageza kwirukana mu buzima bwanjye nkabishobora umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko wa gatatu ngatsindwa ndetse ngasubira irudubi hanyuma yuko byari bimeze ntarafata umwanzuro. Ati nabigenza nte koko? Ni ikibazo cyiza ariko igisubizo kiri muri wowe imbere. Nicyo kintu cya mbere nakubwira. Kugerageza kureka ibintu runaka ukabishobora iminsi mike ubundi bikanga, ugomba kwakira yuko ari ibintu bisanzwe, n'ibintu biba mu bantu bose. Umuntu arinda apfa akigerageza gutsinda ibintu runaka, byaramunaniye akongera akagoragoza. Kubitsinda burundu bisaba imbaraga kandi bibaho yuko hari ibintu umuntu atsinda burundu. Ariko mu kubitsinda burundu nta hantu biba bigiye, n'ubundi biba bikiri muri we. Twarabibonye yuko ikintu uvuze ko utsinze kiba cyavuye muri ubu buzima werekana kikajya mu buzima uhisha, noneho ukagishyingurayo ukagihambayo ku buryo kitazongera kugaruka muri buno buzima abantu bose bakuziho. Icyo gihe nibwo cyitwa ko cyagiye iriya. Ariko iyo haramutse haje imbarutse ishobora kugikura hahandi we gitabye, kirongera kikagaruka, noneho kiza gifite imbaraga kurushaho. Niko akenshi bigenda. Ni ibintu bibaho cyane rero. Ahangaha ikintu busabwa ni ukwihingamo intwaro ebyiri zonyine zabigufashamo. Izo ntwaro nta zindi, ni ukwihangana no guhozaho. Nta bundi buryo bwo gutsinda ikintu runaka uretse guhozaho. Bakubwira ko igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga, ahubwo ari uguhozaho. Tekereza ariko igitonyanga cy'imvura cyangwa se kiva nko kwitegura cyangwa se kwibati, kigahora kigwa ku ibuye kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12, hari igishiduka iryo buye ryaratobaguritse. Ntabwo ari imbaraga rero, ahubwo ni guhozaho. Izo rero nizo ntwaro wifashisha urasa ingeso mbi zose wifuza kureka. Kwihangana kubera iki? No kwiteka ryose impinduka zisaba kwihanganira ububabare. Ikindi guhozaho byo ni ihame rwose. Hari inkuru y'umugabo wari uhangayikishijwe cyane n'umwana we w'umuhungu kubera imyitwarire ye mibi. Ni nk'uko nawe uhangayikishijwe n'uko hari ibintu ugerageza kureka bikanga. Umwana we yari umunebwe byabuze urugero. Yakundaga guhora aryamye ku buryo n'ishuri kenshi yarisibaga nta mpamvu n'imwe ihari, ahubwo ari ukubera ubunebwe. Ni ukuvuga nawe kunebwa nicyo kintu cyari cyaramunaniye. Niyo byitwa ko avuye mu rugo, igihe cye kinini akakimara ari kumwe n'insoresore z'ikigare yabarizwagamo. Uko igihe cyashiraga rero, abarimu bigishaga uwo mwana batangiye kwitotombera uburyo yitwara ku ishuri. Ntiyitabira ishuri, niyo yitabiriye abarangaye, ntakurikiza amategeko y'ishuri. Ibi byose byahangayikishaga ababyeyi be, bakabona ko uwo mwana nta kintu azimarira, nakomeza muri uwo mujyo. Uko imyaka rero yashiraga niko urungano rwe, bamwe mu bo biganaga bakomezaga gutera imbere, bagatsinda ibizamini bakimukira mu bindi byiciri, ariko bagakomeza gusibira ubudasiba kubera imyitwarire ye. Umwana we yatangiye kwiheba, akumva ko nta kintu na kimwe azabasha gutsindamo mu buzima, ariheba bikomeye. Rimwe na rimwe yajyaga abyuka afite ibitekerezo byo guhindura imico n'imyitwarire ye, akagerageza uko ashoboye, ariko bikanga. Umunsi umwe se umubyara yamugira inama yo gushaka umujyanama wabimufashamo. Buryo byanze ushaka n'umujyanama. Akaba rero harabaga umusaza w'umunyabwenge, yari inzu y'ibitabo. Uwo musaza yari atuye mu gace bari batuyemo. Uwakeneraga inama wese muri ako gace yegeraga iyo nararibonye, iyo nzu y'ibitabo ikamufasha mu bujyanama. Mu ntangiriro umwana yabanje kubyanga, ariko undi mutima wamuhatiraga guhinduka umutera imbaraga, arabyemera ajya gushaka wa musaza. Umunsi wakurikiyeho yafashe urugendo agenderera wa musaza. Ageze yasanga umusaza arimo arasana ikizingiti cy'urugo rwe. Aramubwira ati, nyakubahwa, papa akunyoherejeho ngo ngire inama. Mu by'ukuri mfite imico mibi ituma ntashobora kugira ikintu nigezaho mu buzima. Nakora iki ngo mpinduke ko ngerageza guhinduka bikananira? Hari igihe mbyuka nshaka guhinduka, ariko nagerageza ngasunika iminsi bikageraho bikanga. Umusaza ntiyagira ijambo na rimwe asubiza umwana, ahubwo afata inyundo n'urumambo muraruzi. Afata urumambo arushinga mu butaka, ubundi akubitaho inyundo inshuro imwe gusa.
urumambo rwinjira mu butaka ariko nyine ruregetse, urumva gukubitaho rimwe gusa ntabwo rwakwinjiramo cyane, kereka ari ubutaka bworoshye cyane. Amaze kubikora gutyo yisubirira mu mirimo ye, ntiyagira ijambo na rimwe abwira umwana. Mwana yatunguwe n'imyitwarire y'umusaza, asubira mu rugo nta gisubizo abonye. Ariko bimwanga mu nda. Bukeye bwaho aragaruka abaza wa musaza cya kibazo nanone. Mfite imico idashobora kugira ahantu ingeza mu buzima, nakora iki ngo mpinduke ko ngerageza guhinduka bikanga? Umusaza yarongeye aratuza, ntiyagira irindi jambo na rimwe avuga nanone. Ahubwo agaruka kuri rwa rumambo yateye inyundo ejo hashize, arongera afata inyundo noneho akubita iya kabiri. Umusaza arimo arahamura ibikira. Yakubise inyundo urumambo, ubwo yari inyundo ya kabiri, arongera yisubirira mu mirimo ye. Umwana aratungurwa nanone, ataha nta gisubizo abonye. Ariko birumvikana ko umusaza hari ubutumwa yari ari guha umwana. Ku munsi wa gatatu umwana yaragarutse, bigenda kwa kundi nanone. Ku wa kane bibuko, ku wa gatanu bibuko, iminsi 7 yarinze yihirika. Aza kuri wa musaza yamubaza cya kibazo, umusaza agafata inyundo agashimangira rwa rumambo mu butaka, ntagire ikintu avuga, agahita yikomereza imirimo ye. Ahubwo wenda umwana ubwo butumwa ntabwo yabashaga kubusobanukirwa. Ku munsi wa 8 umwana byamwanze mu nda, kwihangana biramunanira, abwira umusaza ati ndumva rero aho bigeze, uyu munsi ari wo wa nyuma ngusaba kungira inama, ntabwo nzagaruka mu bigaragara, kubera ko sindi kubasha kumenya ikintu uri gushaka kumbwira. Ese basi uri kubasha kunyumva? Ko igihe cyose ngubajije ukubita inyundo ku rumambo, ubundi ukicecekera ukigendera. Ese iriya myitwarire yawe isobanuye iki? Umwana yarafite ingingo koko, ntabwo yumvaga ibyo umusaza agerageza kumubwira. Umusaza yitegereje umwana, none harangije aravuga. Aravuga ati kumuva ku munsi wa mbere umbaza aragusubizaga, ariko amaso yawe, amatwi yawe, ubwenge bwawe ntabwo byabashaga kubibona, ntabwo byabashaga kubyumva, ntabwo wabashije kubisobanukirwa. Ariko kuva ku munsi wa mbere buriya hari ubutumwa naguhaga. Urabizi abasaza b'inzu z'ibitabo nuko nguko batanga ubutumwa, biba ari ibintu bimeze nk'amayobera ariko bifite ikintu ari gushaka gusobanura. Aba ari ingero, mwagiye mubyumva mu nkuru nyinshi twagiye tugarukaho. Umusaza yatunze urutoki kuri rwa rumambo, yereka umwana ati ubwo wazaga ku munsi wa mbere ruriya rumambo rwari rworoshye cyane, narukubise inyundo imwe, ariko ushobora kujyayo ukarushinguzamo mu buryo bukoroheye cyane, mu buryo bukoroheye rwose rukava mu butaka. Gusa uko nakomezaga kurukubita mu minsi yakurikiyeho, niko rwarushagaho gukomera. N'ikimenyimenyi igenda urushinguzemo turebe. Umwana aragerageza biranga. Bivuze ko ku munsi wa 7 inyundo 7 ku rumambo biragoye ko hari imbaraga z'umwana w'umuntu zabasha kurukuramo hatifashishijwe ubundi buryo. Urumva ahantu umusaza ahereye kugira ngo agire umwana inama. Ku munsi wa 7 urumambo rurashikamye cyane mu butaka ku buryo nta mbaraga z'umwana w'umuntu zabasha kurukuramo. Igisubizo nawe ushaka rero, nanabonereho kubwira uyu mukunzi w'inzu bita wambaje kiriya kibazo, igisubizo ushaka nawe gishobora gusanishwa na ruriya rumambo. Ubwonko bwawe bumeze nka ruriya rumambo, niko umusaza yabwiraga umwana, ariko niko nanjye ndi kukubwira none ahangaha. Impamvu waje hano uno umusaza ubwira umwana nuko uganjwe n'intekerezo mbi, imico mibi, imyitwarire mibi, muri make uri umunyantege nke kuri izo ngingo. Kwiyubaka kw'imico mibi no kwiyubaka kw'imico myiza byose bimeze nka ruriya rumambo. Gukomera kw'imico mibi no gukomera kw'imico myiza byose bimeze nka ruriya rumambo. Inyundo imwe ku munsi niyo yagendaga ikomeza ruriya rumambo. N'intambwe imwe uteye ku munsi niyo igenda ikomeza imico yawe, yaba myiza cyangwa mibi. Uko utera intambwe imwe ikuganisha ku ngeso mbi, ukabisubiramo buri munsi. Ikintu kigoye burya no gusubiramo, ukabisubiramo buri munsi, ejo ukongera ukabisubiramo, ejo ukongera ukabisubiramo, niko ya ngeso igenda ikomera, yaba nziza cyangwa mbi. Niko igenda ikomera ku buryo kuyirandura bigeraho bigasaba umugabo bigasiba undi. Hari umuntu warabaswe n'inzoga ku buryo adashobora kumara icyumweru cyose adasomye ku nzoga, cyangwa se yarabaswe n'ibindi bintu ku buryo adashobora kumara icyumweru cyose atabikoze. Nuko yagiye abishimangira buri munsi akubita inyundo, kugeza ubwo kubikuramo cyangwa se kubishinguzamo bigorana cyane.
no ku ngeso nziza ni uko nguko. Impamvu rero ugerageza kureka ingeso mbi bikakunanira ni uko byagutwaye igihe kinini uyishimangira, uyitera inyundu. Niyo mpamvu ushaka kuyireka ukabikora umunsi umwe, iminsi ibiri, ariko wa gatatu ugatsindwa. Byatwaye igihe kinini ukubita inyundo, no kuyireka rero bigomba kugutwara igihe kinini. Nk'uko urumambo rwari rworoshye ariko rukagenda rukomera uko iminsi ishira, ni nako nawe ugomba kubaka intekerezo zikomeye nka ruriya rumambo umunsi ku munsi. Nuko bigenda ni ibintu byitwa guhozaho. Buri munsi ugomba guhitamo ingeso nziza imwe ikuganisha ku gusenya ingeso mbi. Iyo ngeso uhisemo ukayikubita inyundo, kandi ukayikubita inyundo buri gitondo, buri munsi. Wabyuka ukavuga uti iki kintu ngomba kugikubita inyundo, ngomba kugishimangira kubera ko nicyo nkeneye kugira ngo ntere imbere. Urugero, nakomeje gutanga urugero nko ku businzi. Niba warabaswe n'ubusinzi, unywa inzoga buri munsi ariko ashaka kuzireka, jya mu rugo iwawe wicare witekerezeho, urebe ingeso imwe ikoroheye washyira mu bikorwa, iguhunze akabari, iguhunze inzoga, utangire uyikubita inyundo. Niko bigenda ubundi. Urugero, niba buri mugoroba wagoroberezaga mu kabari, bisimbuze ko buri mugoroba wenda ukora siporo. N'urugero, ushobora gukora urugendo rw'amaguru, aho kugira ngo ujye mu kabari genda nk'isaha imwe wongera ugaruke, ukarabe, wiryamire. Iyo ni siporo uraba ukoze, kandi noneho ni ingeso nziza usimbuje ya ngeso mbi. Ubishimangire buri munsi. Cyangwa wirukange, ukore siporo yo kwiruka. Uko ukomeza gukubita inyundo siporo yo kwiruka, niko agatima ko kujya mu kabari gacika intege, ahubwo agatima ko kujya muri siporo kakiyongera, kakagira imbaraga. Ibi rero ukabiherekeresha nyine za ntwaro ebyiri, kwihangana no guhozaho. Muri make, shaka ingeso nziza utangira gushimangira mu buzima bwawe. Iyo ngeso igenda yirukana ingeso mbi gahoro. Niba ari ugutsinda ubunebwe, tangira n'ingeso zituma ugira umwete kurushaho. Noneho mubwira ubwabyo nuko ingeso imwe nziza ishaka kwirukana ingeso mbi zose ufite. N'urugero, hari umuntu ushaka kwihingamo ikintu kimwe gusa. Urugero, umuntu ashaka kwihingamo gusenga gusa, kubyuka agasenga na mbere kuryama agasenga. Ubwabyo bikirukana ingeso mbi zose yagiraga. Nicyo cyiza cyuko ingeso nziza iyo uyishimangiye ikagira imbaraga cyane, yirukana ingeso mbi hafi ya zose. Kwitekerezaho bishobora kwirukana ingeso mbi hafi ya zose. Gukora siporo bishobora kwirukana ingeso mbi nyinshi cyane. Niba ari ugutsinda ubunebwe, tangira n'ingeso zituma ugira umwete kurushaho. Urugero, kubyuka kare bishobora kwirukana ingeso mbi nyinshi. Gukora siporo, gusoma ibitabo, gusenga, kwitekerezaho n'izindi ngeso nziza zose zikugira umunyembaraga kurushaho. Ariko icyo usabwa no kubishimangira buri munsi. Bivuze ko waba ubishaka cyangwa utabishaka, ugomba kubishimangira buri munsi. Ugomba kumvira ururimi rw'umubiri, yego, ariko gerageza ubishimangire buri munsi, kubera ko nucika intege, za ngeso mbi zizagaruka noneho zifite n'imbaraga kurushaho. Ubushakashatsi bugaragaza ko igihe umaze mu ngeso runaka, bigutwara kwitwararika kuri iyo ngeso byibuze 1/10 cy'igihe umaze uyikora, kugira ngo witwe ko wenda uyitsinze mu buryo burambye. Sinzi nicyo kintu muri kucyumva. Mbere bajyaga bavuga ngo iyo ngo ushaka nko kureka itabi, ngo bigusaba kwitwararika ku kigero kingana n'imyaka umaze urinywa. N'urugero, nuba niba umaze imyaka 5 unywa itabi, kugira ngo ribe rigushizemo rwose uryibagirwe burundu, nuko wongera kumara indi 5 utarinywa. Ariko ubushakashatsi bwa vuba bugaragaza ko byibuze 1/10 cy'igihe umaze ukora ikintu runaka gishobora kuba kiguhaye umusingi wo kuba icyo kintu wagitsinda. Urugero, niba umaze imyaka 10 unywa itabi, uramutse witwararitse umwaka umwe utarirebaho, uwo musingi ukuye muri uwo mwaka umwe ushaka kukurinda kunywa itabi ubuziraherezo, n'inzoga nuko, n'izindi ngeso izo arizo zose. Ubusinzi niba umazemo imyaka 10, bigagusaba kurwana n'iyo ngeso byibuze umwaka wose, kugira ngo wizeye kuyiranduye mu buzima bwawe. Nubwo kuri bamwe biba bidahagije, biterwa n'imihati ushyiramo. Kuko ukomeza kugerageza rero igisimbura ya ngeso mbi, ukabikora buri munsi, niko urushaho kuba umutsinzi no kuba umuntu w'ingirakamaro. Nk'uko rero imyitwarire mibi itubakwa mu ijoro rimwe, niko n'imyitwarire myiza itubakwa mu ijoro rimwe. Ni ibintu bisaba guhozaho umunsi ku munsi. Iteka ryose niwisanga wagwe mu mutego w'imyitwarire mibi ibangamira iterambere ryawe, kwizitura bikanga, ujye uzirikana iri somo. Ni iri somo
ry'urumambo. Ingeso mbi yose menya kuri kwishimangira, n'ingeso nziza menya kuri kwishimangira. Uko uhozaho ni kwishimangira kurushaho, kugeza ubwo kuyikuramo bigorana. Ukaba wabigerageza rwose ariko bikongera bikajya bigaruka. Nk'uko umuntu asenyuka buri munsi binyuze mu ruhererekane rw'udukorwa duto ariko dusenya akomeza gushimangira, ni nako no kwiyubaka ari buri munsi binyuze mu dukorwa duto akomeza gushimangira. Nk'uko imyitwarire mibi yiyubaka buhoro mu gihe runaka, nako n'imyitwarire myiza igenda yiyubaka buhoro muri wowe mu gihe runaka, ariko binyuze mu bikorwa bya buri munsi. Ni uguhozaho nibyo bihindura ibintu. Igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga, ahubwo ari uguhozaho, nibyo bihindura ibintu. Nkunda kubaha urugero nko mu basportifu. Iyo ushaka kubaka umubiri, iyo ushaka gukora siporo neza, ari umuntu ukora iminota 20 ku munsi mu gukora siporo, nukora amasaha 2 rimwe mu cyumweru, uwo siporo zigirira umumaro nini? Ndashaka kumvisha ukuntu uguhozaho hari ibintu birenze. Nuyikora iminota 20 ku munsi, nshobora kuguha nk'icyumweru. Umuntu ukora iminota 20 ku munsi, ku cyumweru ugakora iminota 140. Iminota 140 ni amasaha 2 arengaho iminota mikeya. Kuko amasaha 2 ubwo ni iminota 120, ubwo ni amasaha 2 arengaho iminota 20. Ariko wibuke ko uwo muntu akora iminota 20 buri munsi. Arabyuka agasimbuka umugozi iminota 15, agakora stretching, agahita yigira mu kazi. N'urugero. Hari undi noneho we ukora amasaha 3 mu cyumweru, rimwe gusa. Cyagihe habaye siporo rusange nibwo ajyayo agakora amasaha 3, ubwo siporo ze zirarangiye, azongera gukora siporo mu cyumweru gitaha. Nyuma y'ukwezi uri ukora siporo iminota 20 buri munsi, niwe bizabyaragira umumaro cyane kurusha uri yikora amasaha 3 mu cyumweru. Niko rero bigenda. Ikintu cyose ushaka kubaka, wiga ikintu cyitwa guhoza. N'ikintu cyose ushaka gusenya, wiga ikintu cyitwa guhozaho, ukongeraho kwihangana. Rero kubera ko guhozaho bisaba kwihangana. Uri ukora iminota 20 ku munsi, bimusaba kwihangana cyane kurusha uri utegereza ku cyumweru. Uzi ko ufasha amazi y'inyanja, tekereza dufasha amazi y'inyanja ukayasuka ku ibuye, nubwo ryaba ari itafari, ntabwo iryo buye rishobora guhungabana na gato, nta kintu cyahindukaho. Ariko gato gusa, kubera guhozaho bikamara imyaka byisubiramo, ibuye riratoboka. Ndashaka kumva imbaraga zo guhozaho. Guhozaho ni ibintu birenze. Fata amazi y'inyanja. Amazi y'inyanja yavamo ibitonyanga bingahe? Ntushobora kubibara. Ayo mazi y'inyanja uramutse yasutse ku ibuye, nubwo yasuka ku itafari ringiri ry'impunyu, nta kintu rishobora kuba. Nushaka fata amazi y'inyanja uyasuke ku itafari rikozwe wenda mu gitaka gisanzwe, rukarakana, nta kintu rukarakara riri bube. Ishobora gutotaho gato ariko ntago ishobora gusenyuka. Kandi ari amazi y'inyanja ufashe ukayasukira rimwe kuri iryo tafari. Ariko reka igitonyanga kigwe ku ibuye gahoro, ejo cyongera kigweho, ejo bundi kigweho, ejo bundi kigweho, umwaka ushire kigwaho. Nyuma y'imyaka runaka ibuye rizaba ryacitsemo kabiri. Kandi ibitonyanga byaguye ku ibuye uramutse ubihurije hamwe, bishobora no kuba nk'ikigega gusa, ntabwo byaba inyanja. Nshaka kubisha ikintu cyitwa guhozaho ukuntu kirenze. Bisaba guhozaho no kwihangana rero. Niyo mpamvu igitonyanga gitobora ibuye atari imbaraga ugaro guhozaho. Uko ukomeza guhozaho niko ushobora gushimangira urumambo rw'imyitwarire yawe, kugeza ubwo iza kujya mu maraso, ku buryo nta cyabasha gupfa kuyihungabanya. Nk'uko umuntu yubaka ingeso yo kukaraba wenda buri munsi. Uzarebe ubu ngubu abantu bose bajya mu kazi bakaraba buri munsi mu gitondo. Niyo yagiye atakarabye aba yumva bangamiwe. Ni ikintu yubatse gahoro kugeza ubwo umubiri ukimenyera, ahubwo atagikora akabangamirwa. Ariko kera ntago bakarabaga buri munsi. Kera umuntu ashoboraga kujya guhinga akaba yamara ukwezi atarakaraba, yoga ibirenge gusa. N'urugero, akamara ukwezi kose atarakaraba. Ariko n'ubu ngubu hari abantu wenda bashobora kumara igihe kinini batarakaraba, ariko kuko nyine niko yamenyereje umubiri we. Ariko umuntu wenda uba mu mujyi ufite akazi akora gatuma ahura n'abantu, aramutse amaze iminsi biradakaraba, abantu bose baba babibonye. N'urugero ndi kuguha. Numva bivuga ko rero ari uguhozaho, ku buryo gukaraba abantu benshi bagiye birozonga. Bafite n'ubunebwe. Tekerezaga mu gitondo, uzarebe nk'ukuntu umwana ujya ku ishuri mu gitondo agorwa no gukaraba. Ariko kubera ko abisubiramo buri munsi, iyo agiye ku ishuri atakarabye, nubwo ari ikintu kimubangamira, ntabwo aba yumva ameze neza, aba yumva hari ikintu abura. Kubera iki? Guhozaho.
bivuze ko n'ikintu kikubangamiye uramutse ugihojejeho kigero kikujya mu maraso ku buryo ahubwo iyo utagikoze wumva ubangamiwe. Nuko ingeso zubakwa rero, nuko ingeso zubaka n'intambwe ntoya uteye buri munsi igira uruhare rukomeye cyane mu kubaka imico yawe. Niyo mpamvu kuva uyu munsi niba hari ingeso runaka ikugonga ukumvira kubangamiye cyane cyangwa se ibangamiye abakugaragiye kandi urashaka kugira ikintu uyikoraho, higa umuhigo uvuga uti guhera none ngiye gutekereza ikintu cyoroshye najya nkora buri munsi cyamfasha gutsinda iyi ngeso. Uko bisubiramo kenshi ushiduka imbaraga za ya ngeso zigenda zigabanuka zigasimburwa na cya kindi cyiza wayisimbuje. Ukazirikana ko iteka ryose mu kureka ikintu kibi ugomba gushaka icyiza kigisimbura. Aka nako ni akantu k'ubwiru nushaka kwandika ahantu, mu kureka ikintu kibi ugomba gushaka icyiza kigisimbura. Ni kimwe nuko mu kureka icyiza hari ikibi kiba cyaragisimbuye, no mu kureka ikibi hari icyiza kigomba kugisimbura. Iyo uretse ikintu gusa ntubone icyiza kigisimbura, hahandi cyavuye hasigara icyuho, hasigara ubusa. Hahandi cyavuye hasigara vide, hasigara ubusa. Bikaba byakorohera ya ngeso kuhagaruka. Bisaba rero ko niba uretse ikintu runaka kibi, shaka icyiza ugisimbuza. Uko ubikora ubisubiramo buri munsi, ugeraho gatsinda buri kimwe cyose cyari cyarakuzengereje cyangwa se cyarakugize ingaruzwa muheto. Ikintu ugomba kuzirikana, nta mpinduka ziba mu ijoro rimwe, ahubwo ziba kubw'ibikorwa bito bito bya buri munsi. Bigasaba intambwe utera buri munsi uyisubiramo wifashishije za ntwaro ebyiri, kwihangana no guhozaho. Niba ushaka kuba uwo wifuza kuba we, iri ni ryo hame wagendera, nk'uko urumambo rushimangirwa na buri nyundo rukubiswe, ni nako n'imico yawe ishimangirwa na buri ntambwe uteye muri buri kanya. Nyemera rero nkubwire nti om shanti, om shalom. Ku kibazo wari wambajije nizere ko hari ikintu ukuyemo.